mwongeyeho kwirwa nshuti zacu zo kuri Bwiza TV. Uyu munsi rero akaba ari umunsi wo ku cyumweru mbona umeze sawa, harimo akayaga keza ushobora no kuza kuryoha. Akaba ari umunsi mpuzamahanga wahariwe papa, ko mubona mukaba muri kumwe n'aba papa Gicanda umwe na papa Gicanda undi. Meke ndabeshya? Yego, twese turi ba papa Gicanda. Weekend imeze ite? Weekend imeze neza, turashima Imana, nawe ndashima Imana. Ndashima Imana ko turangije icyumweru turi bazima kuri uyu munsi w'icyumweru nyine wamugana n'umunsi wa papa. Twadumeka ikindi tubasha kuvuga amakuru no kwegera audience yacu. Nibyo igiciro cyane rero ko umuntu abasha kuvuga, ko umuntu abasha kubyuka ahumeka umwuka bazima, nta cyo umuntu yabinganya Olivier. Ni ikintu gikomeye cyane kuko no kwatashye bamatangazo. Wa mugani w'abandi turashima Imana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda. Turashima Imana y'u Rwanda. Apani yo muri Israel. Apani y'abazungu. Ko turashima Imana y'u Rwanda. Ya indi ya Musingasi yizera. Turashima Imana, je ndavuga turashima Imana y'u Rwanda. Ibindi bya Musinga simbizo. Musingasi wari ufite wizeraga Imana y'u Rwanda yo. Ariko icyo navuga cyo tugiye kubyimyizerere uzanarebe n'ibyagakiza abantu bigisha ntibishobora kugenda ngo bisiga umuco w'abantu babyigishamo. N'ubu usanga ibyo baje bigisha ari bya bindi baje bavuga mu bundi buryo. Iyo bitajyanye n'umuco wawe ntago mubishobora. Usanga mubivangavanga, ari nawe usanga hazamo za conflit d'intérêt. Nuba agakiza kajyana n'ibintu bya ubundi agakiza katajyanye n'iterambere ryawe, kuko n'ubundi na Bibiliya ijya bivuga, ariko usanga biba controversial. Ikavuga ngo uriho nzima mu mubiri muzima. So umubiri muzima ntubaho utari muri environment nziza ishingiye ku buzima ufite, ku mibereho yawe, n'umutekano byose birajyana. Rero urumva ko nagakiza kabaho kubera ko wa mubiri ugeze gute uhari. Yego Olivier, ni Imana y'u Rwanda nyine umuntu arayishima. Ubwo urabizi ko nyemba nanirwanga cyane, nifuza ko twakwinjira cyane mu makuru. Amakuru ashyushye cyane rwose, twavuga ko turi bavuga cyane amakuru ashyushye Olivier. Turagiye kuganira kwizamurwa mu ntera ry'abasirikare b'u Rwanda, ni benshi cyane. Ni impinduka zikomeje. Impinduka zirakomeje. Bajyanywe mu zabukuru barazamuwe. Ejo hari umuntu avuze ngo abantu bahuye u Rwanda ntabwo bari muri generation yacu, ariko bibuke ko ejo twavuga ko abantu bari kuzamuka bari muri generation zacu hagati y'iyo myaka yacu, kuko mbese aba officier senior officers kuko aba junior officers bo bani bato cyane, abejo ntago bangana natwe rwose. Abo tungana n'aba majoro haya barazamutse abejo, kuko harabo tuzanye bari muri za colonel, lieutenant colonel, kuko urumva rero nk'abakoloneli bari mu myaka 40. None se reka wenda tubyore kuvuga, ariko nzi ko barimo gutya. Reka ndebe itangazo ryo muri Minadefu ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo za RDF yazamuye abasirikare mu buryo bukurikira. Abahawe abakoloneli bahawe ipeti rya Brigade General Colonel Justus Majyambere, hakaba na Colonel Louis Kanobayire, hakaba rero n'abahawe peti aba Lieutenant Colonel bagizwe aba Colonel full. Aba Lieutenant Colonel 10 nabangaye. Ni benshi, ariko ndabona uwonzima ari Francis Nyagatare. Harimo n'umugore Jessica Mukamurenzi, muri Nzimucyo, Alexis Kayisire, Emmanuel Rutebuka, Jacques Nzitonda, Ephraim Ngoga, Emmanuel Rukundo, Servel Munyaneza, Akarimu Gicu, Tanzi Mutabaruka, Prosper Rutabayiru, Iberi Nyakana, Joseph Kabanda na Dani Gatsinzi. Abo nabo bagizwe ba majoro benshi, ngira ngo bagizwe 30 bagizwe ba Lieutenant Colonel, hakaba n'abakapiteni bagizwe ba majoro, ubwo ni 480, hakaba Lieutenant bagizwe ba kapiteni ni 40, hakaba aba Lieutenant bagizwe ba Lieutenant 270. By'umwihariko yahita majoro nshyashya bashyizeho y'abasirikare ari aba NCOs cyo bivuga non commissioned officers, bo ni nk'abaserija gutyo bari mahonga, ubwo n'abaganga bashyizwe kuri rwa Lieutenant ni 9. Yarebwo harimo abagizwe Lieutenant nanone 9, barabaye iyo promotion to take immediate effects. Ibyo bisobanuye ipeti turyamba rwose. Ngo unari utegereje mu gihe dimina tararizana ushaka kwahita ukaburyambaye. Ikindi kandi urumva ikintu kibaho cya mbere nuko
aba bose bahita n'imishahara n'agafaranga kaba kamaze kugenda. Ubu ngubu nuvuga ngo ukwezi kwa 9 bazahembwa amafaranga ko twatangiye ukwezi by the way ukwezi kwa mbere ubonye rank urariserebura muri uwo mushahara. By the way urumva ko ukwezi utangiye ukwezi gushya umunsi n'itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 mwaka 2024. So urumva rero ko aba bantu bari mu bihe byiza cyane Olivier. Hanyuma rero ubwo bivuze iki? Icyo bivuze cyo urumva bamwe barataha bava mu gisirikare abandi bazamurwa. Ejo twarabivuze tuti ni igihe cyo kubona ko abantu babohoye igihugu mu gihe cyabo bakoze akazi kabo kari hard, karimo analogue kanavanze na digital. Ubwo mbivuge gutyo uvuga ngo mu gihe cyari kivanze kiri mixed, kwinjira turi muri revolution ya technology y'ikoranabuhanga, ariko babasha gukora neza mu kazi kabo, bayobora igihugu, bayobora urugamba, bashyiraho za strategy, bashyiraho structure z'igisirikare. Kurabona igisirikare cy'u Rwanda nyine cyubatswe kivuye kuri abo bantu. Oya ntibuka se baje bandi 300 bagiye kuza kuva harya n'ibyumba ku Murindi baje Kigali. Hari ijambo perezida yababwiye, ariko ujye utekereza perezida Kagame kukubwira ijambo mu myaka 30 kari bwo uribona ko byari byo. Iryo jambo ryabaga icyo Olivier kugira ngo yavugaga ngo reformu y'iyo kamba hii jeshi njo msingi wa mabadiliko atakapoeko mu nchi yetu. Reformu kwe tofauti na wenye tunagombana. Uvuga ngo aba basirikare niwo musingi w'impinduka zose zizaba mu gihugu. Kandi urabibona ko byarabaye nyine. Kandi ibyo kuvuga ngo biracyaba gutandukana n'abariye. Yego. Ibikorwa byabo bigatandukana namwe ko nta kintu twaba turwanira tubaye dusa nabo, tubaye nkabo. Urumva rero imyaka 30 nibwo ushobora kubibona ko ibyo yavuze, ubwo ni 30 ubona ko ibyo yavuze ari ukuri. Ubwo rero iki gisirikare ndakeka ibintu byose byubatswe byahere ku gisirikare. Nuvuga ngo n'igihugu kugira ngo kigeraho kigeze ni igisirikare. Politike y'igihugu yabayeho ariko kuko RPF yabikoze neza ari nakomeye cyane, yabohoye igihugu inafite political wing ikomeye cyane, ifite abapolitisi bakomeye cyane kandi ari urwego rusa nkaho rwubashywe. Yo wenda ava ko byari bimeze bityo, ariko urebye delegation zajyaga Arusha nibwo tumenye si political wing se. Urabona ko n'umutekano nyine tugomba kuvuga ko urwego rwari rukomeye, igisirikare cyari gikomeye na politiki ikomeye. None rero uyu munsi usanga politiki yabihagaze neza, none rero usanga n'igisirikare gihagaze neza. So nureba kuko warubivuze bajyaga Arusha babashije ku influencinga ubutegetsi bwa Habyarimana ndetse no kumvisha amahanga, habasha kubaho imishyikirano. Urumva ko bo mu gihe gitoya gusa RPF yari itangiye urugamba. Buriya ku Murindi hari bagendaga bateguye, hari inzu bicagamo bagategura mbere yuko bajya Arusha, bakagenda bateguye ku buryo bagendaga bafite umurongo barimo. Baze nko nk'umugabana za ministeri, harimo bavuga ngo ari ministeri zifite imbaraga. Nk'iyiga kwa Habyarimana bakayirwanira. Habyarimana yishaka na RPF igomba RPF kayimuharira. Kandi urya minisitiri w'igisirikare ntago ari uyobora igisirikare, ni politike gusa ya gisirikare. Umugaba mukuru w'ingabo ni uyoboye igisirikare. Ugasanga iza minisante Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bakayirwanira, urumva bakemera bakayiharira FPR iyo ngiyo. So urumva ariko ntekereza ko igihugu kizakuba kigendera kuri biriya bintu byari bimasezerano ya Arusha. Olivier, igihugu cyari kuba ntawo kijya. Ubaze amasezerano ya Arusha imbaraga herezaga n'ibyo Burundi. Banzuhere ingaruka amasezerano ya Arusha yagize ku Rwanda. Yego. Kuva muri 1994 kugeza 2000 intambara za Mudero zibuka cyane bagira naho isaka risenyuka. Intambara witunyutsa abadepite Kabanda. Kabanda Pierre Celestin waje kubona senateri nuvuga ngo ikintu bamugore wera Dorosera. Ikintu gihari Olivier, gihari nuko iyo bahageraho ibintu bya kuko Arusha yari nk'itegeko shinga ryari kuba rigize. None ari busanga abarundi uyu munsi none ni ikintu gisa nkaho kibabereye ingaruka zikomeye cyane, kuko babanga amasezerano Arusha. So Arusha igasumba ibyo mwebwe mushaka. Ariko ngo ibyifuzo byanyu no kuba mwabasha impamvu 94 hagenderanirwa ku masezerano ya Arusha ndetse no kwitangazo
rya FPR n'amashyaka ataragize uruhare muri jenoside. Urabyibuka ko ryari rihari naryo ryo tariki 17 ndakeka z'ukwa karindwi, bumvikana ko bagiye kugabana imyanya amashyaka agize uruhare muri jenoside, harimo za MRND n'iki byose bakavamo, hanyuma iyo myanya yose bakaza kwigabana. Ubwo rero iyo tangano ryagiyemo, ubwo twari turimo twirebera ibirebana n'izamurwa n'uruhare n'umusanzu ukomeye abahoze ari ingabo za PERI bakaza kuvamo RDF batanze mu kuba igihugu kimaje kugera ahangaha. Bakabana bamwe barimo gusezererwa, barimo basezererwa, bubashywe. Ikindi bivuga ko abangaba bafitemo abenshi basezererwa bafitemo n'abana babo. Abana babo bari bo baza kujya gute basa nk'abasubije ababyeyi babo. Nuvuga ngo si n'abana babo gusa, hari n'abana b'abavandimwe, hari n'abana b'abaturanyi babo. Kuko uyu munsi kujya muri RDF ubona ko abantu benshi babyifuza kugira ngo bayijyemo, kuko si no kuvuga ngo ni igisirikare, ahubwo ni n'akazi. Noneho Olivier, ubu ni akazi. None se ntabumvisha ngo bashesheje leta yasesheje amasezerano yabo? Kandi buriya babuze akazi, abuze akazi buriya. Wari umuyobozi ntiwamubonye mu basezerere ko yari akiri mutoya, wari umuvugizi nako ubitaga René Ngendahimana, yari akiri mutoya burya, ariko menyera amasezerano yari arangiye by'akazi. Sekare cy'umwuga wangu nuko gikora, byashoboka rwose. Twikomereze mu makuru dukome mu Rwanda cyangwa twigire hanze. Dushobora gufata bikundi n'ubundi harimo n'afite ahuriye n'u Rwanda kwanza, ahubwo niyo tugiye gutindaho cyane. Hanyuma ngo abasirikare Kisegedi yohereje intumwa mu Rwanda bucece. Navuga ko uwa Generali Chiko Chitambwe ari i Kigali. Chiko Chitambwe cyaciwewe, ciwewe umugabo w'ingabo za Kongo wahozeho. Haza na Ndayiweri wari ukuriye iperereza rya gisirikare ANR cyangwa abo bose bakaba bari i Kigali ari batatu. Ariko nabuze nibaza iri kuvuga ko abajenerali ngo ba Kongo bari i Kigali, bari i Kigali mu mishyikirano, nibo bano simishyikirano bari igisirikare, bari i Kigali se mu kureba ubufatanye bw'igisirikare cy'u Rwanda n'icya Kongo. Ngo ni iri guhuza u Rwanda, Angola na Kongo, bahohejwe na Kisekedi. Nuvuga ngo igisirikare cy'u Rwanda kiri kuganira n'icya Kongo. Angola ni umuhuza wabo. Ni umuhuza. None se baraganira ku biki? Ubwo mu bwiherero aho tuba twabicomoye turaza kuvanayo ibyo baganiriye, ariko akenshi na kenshi sinjya mbona, ariko ushobora gusanga ibyo baganiriye bitandukanye nanone n'ibyo tuba dutekereza. Ejo hari akantu twaganiye na Kedi mu kiganiro twagize tuti M23 ishobora kuzagira ikibazo gikomeye cyane gishingiye kuri za diplomasi z'ibihugu byombi, ikinirwaho itazirimo, harimo hari n'izifatira ibyemezo kandi ikabyubahiriza. Harimo u Rwanda na Kongo na Uganda na Kongo. Turareba dusanga umujyi wa Butembo Metro yerekezagamo uyu munsi none uhawe kurindwa n'ingabo za Uganda. M23 zinjira muri uyu mujyi wa Uganda, muri uyu mujyi wa Butembo irwana, izabishobora? Cyangwa se Kisegedi yarayitanze ayihera abo Baganda baba yanga se wakwanga? No turebe tuti twanarebye tuti ese ko bivuga ko Abanyakenya nabo bagiye kuza hano muri uyu mujyi wa Goma. Baraje ariko yes baraje, bo bikaba ko ari amasezerano ngo n'ejo ngo ni journée ville morte, ngo bazajya kwigaragambira ariko ibaza ko ibi ngibi nk'ubu kuza kw'ingabo za Kenya zije muri cadre ya ntuza ya MONUSCO, zije muri intervention brigade. Noneho hagana nahibaje intervention brigade ije gukora iki? Ishobora no kurwana. Si yindi yatsinze n'ubundi yatsinze M23, ariko ubu ntago irwana. None ko ziri kuri forcingwa, ibyo nabyo nibyo ntabwo gutekerezaho. Zije hano muri reinforcement cyangwa se ziriyongereye, kuko n'ubundi ira brigade ntiyita. Ibyo kuba nuko icyo ndumva avuga ni M23 shobora gurishwa igahondagurwa. Byabaho kuko reka nkwereke niyo twavugaga tuti M23 ubu yajya muri Butembo ikajya gufata Butembo. Tubare gutyo, wenda ni umukasi, wenda hari umukasi ugomba kuyifasha. Uyu mukasi uje guca mu gisirikare cya Uganda. Twaga tubibaza Kongo igeze gutyo bati Rwanda duciye bugufi, nkuko babivuga ko abajenerali bageze Kigali
barimo Kiwewe n'abandi baje guhurizwa i Kigali kurumva kuza i Kigali noneho guhurizwa i Kigali baciye Grande Barriere buriya baciye Grande Barriere ngo baje muri jipe ya fime niko makuru avuga arimo guhibiswa baraje bageze mu Rwanda bumvikanye bati Rwanda urashaka iki kuko ni diplomasi ni igihugu nyine diplomasi buri gihugu kizana ibyo gifite ku meza ni ikiguzi kuri buri kimwe bakavuga ati wenda u Rwanda bakumvikana bakashaka kugerayo u Rwanda bakavuga kongera tuba ariko noneho tubahaye umujyi wa Goma muze murinde n'Urukivu bimwe Kisegede yanze kera akabyemera tubahaye u Rwanda umujyi wa Goma ruwurinde emwe turajya yajya mu mujyi wa Goma yajya mu mujyi wa Goma yawutera yawufata u Rwanda ruramutse rujemo hano ukajya kurinda n'Urukivu harimo imibare myinshi muri ibi bintu bigaragare ko boss ni uzadesida harimo amabadiriko menshi cyane kandi ashobora kugira ingaruka ku bantu benshi ibyo abantu twibwira uyu munsi hano tukaba tubona ko script ya twese tubona ngo M23 ngo igomba kurwana igafata umujyi wa Goma igafata n'Urukivu igafata Sud Kivu abantu benshi babizi twese niko tubivuga tunasesengwa tukatubona ko ari cyo cyerekezo none se ubu biramutse bihindutse muri ibyo Kongo yarerebaga ikavuga ati noneho twe turananiwe ibyabaye kurora nkunda twe turananiwe noneho twakavuga bati twaye u Rwanda tugiye amasezerano n'u Rwanda kudufasha kujya gute kurinda n'Urukivu kwishakira umutekano u Rwanda gusa ni ikibuga ni cya gicuramye gihindutse u Rwanda ntishobora kurasa M23 ko rurayumva ariko ibyo abantu bibwiraga n'ibyo abantu batekerezaga byabihindutse hanyuma tukiri aho ngaho nkomeje kukubwira uko byifashe ubwo ni ku ruhande rumwe nyine uruma ariko ku rundi ruhande indege ya Angola ejo yaguye Entebbe aba M23 AFC barambutse uruma gusa urihusa cyane twari tukavuga icyo cyaho ngaho cyo mu Rwanda tukareba ingaruka zacyo na impact zacyo ku ruhande rwa Kongo ku ruhande rwa M23 ku ruhande rw'u Rwanda kiba yari cyo tukabona kuza kujya muri Uganda uko nitwihuta cyane usanga turi kugenda ngewe kuko ndi kubona harimo ibintu by'amacenga menshi nyine ibyo nibyo tuzakureba tumaze kureba izo mpande zombi hari abajenerali ba Kongo baje mu Rwanda aba baje mu Rwanda DRC imaze igihe kinini ishinja u Rwanda ko rufite ingabo muri Kongo mu gihe UN nayo ivuga ko u Rwanda rufite ingabo muri Kongo ndetse ubu tuvugana biranavuga ko Kongo ishobora kuba ngo yarafatiye abasirikare b'u Rwanda mu bice bya Masisi Kongo byatangiye kuvugwa FARDC ikaba FARDC ariko ni za FDLR bivuga ko ngo hari abasirikare bagera muri 6 bafashwe harimo n'abari bavuye ngo muri za mission niko bivugwa bishobora kuza ari ibinyoma ko turabizi ko mu gihe cyashize leta ya Kongo banjika kayiko bafataga abasirikare cyangwa bagafata abana bavuka muri Masisi n'abavuka muri Rucuro bakaba kuko bavuga ikinyarwanda sa n'abanyarwanda bagabaha amafaranga nk'abashumba gutyo umuntu wamaga amadolari 500 bagamambika imyenda isa n'iya M23 bagafatira irangamuntu zabo urumva Olivier bayaga batigewe n'umusirikare wa DF ninje nakajimira kamera bakamuparadinga ubona ndi muri batayini yorwa na majoro kanaka yego akabivuga kuko urabona ko muri communication ntago uyobora iyo batayi n'urugero ya M23 azaza kuvuga urugero nka Ekotango uyobora wenda brigade ba hano muri Kintuza muri hano mu kibaya muri Kibumbu ntabwo yajya kuvuga uruzyo kayiko yavuze ngo uwo muntu arabeshya simuzi muri batayi cyangwa muri brigade yanjye bo bazaceceka ariko FARDC yo ibigize gute bikoze PR bikoze communication yayo kandi la communication ibifite imbaraga kuko ibifite ikintu kimwe na kimwe isigaye mu mitwe y'abantu so rero icyambere gihari urumva Olivier ndakumva rwose icyambere gihari noneho ukibaza bari kuvuga byo birahari rwose abantu bashobora no kuza kubibona vuba barabona kireko wenda ni icyo nzi nuko abafashwe abo bavuga ngo bafashe hari amakuru amwe avuga ko bashobora kuba hari za negociation ngo batanga amafaranga ntibaza se ubwo niba koko ari abasirikare igisirikare cya leta gifata umwanzi kikanegosia amafaranga ibyo nibyo nyine wibaza uko niba ari abasirikare koko
FARDC ikeneye kubagusha cyangwa ikeneye kubagaragaza yakaba ibagaragaza ikerekana nka preve nk'ikizibiti ariko banza urebe cyambere faiblesse za diplomasi reba bamwe berekanye babiri bambaye n'ibirango bafite n'ibikoresho byose uribuka yuko babashubije banyuze muri Angola kuko u Rwanda rwavuga ko babashimuse ariko urumva FARDC niba yaragerageje gushimuta umusirikare wa RDF sha iba itagize sibyo niba FARDC yarageze gushimuta kagira ikora operation zo gushimuta umusirikare wa RDF none tuwe ko babaje kuganira buri nyine muri babandi boherejwe banyuze muri Angola sibyo nibo ndi kuvuga so iki hari rero nyine nkikwereka barakubwira ko nyine ngo abasirikare kugeza ku buryo ubu ngubu muri Goma kiri mwami ngari gusaba abazarendo ati munshakira amarangamuntu y'u Rwanda mushakira gushaka amarangamuntu y'u Rwanda aya marangamuntu y'u Rwanda ageze gute aza kuza kuba nk'ikizibiti baza kujya gute kuza kuba bagaragaza baparedinga abo bantu so nyine urumva hari ibyo nibiri kuvugwa so noneho tugaruka i Kigali urumva Kongo irashinja u Rwanda kuba inyuma y'abantu bahungabanya umutekano wa Kongo cyangwa se bari inyuma ya M23 ngo babita ngo ni les alliés sibyo les alliés n'abantu bari behind ya M23 so rero ahangaha ukibaza uti imishyikirano kuba barabasha kumvikana igiye kuba yego ndetse ndibaza ibyo kuganira nimba uvuga ko hari abafashwe si byo barimo baganira ati natwe mutumurahe no gushaka gusanga hari abajenerali ba Kongo bafashwe bakaba bari gusaba u Rwanda ngo rubabwire M23 igire gute aheba abajenerali byose birashoboka ushaka gusanga hari n'abayi M23 bafashwe u Rwanda na Kongo bakaba bari kuganira kugira ngo M23 ibone abantu bayo kugira ngo ni ukuvunja hari uko ureba neza urasanga u Rwanda rusigaye muri ino ntambara muri kino gihe ruba ikiraro cyo kugira gute cyo guhuza izi mpande zombi cyo guhuza Kongo na M23 rero bishoboke ko Kiwewe kuza Kigali nta nago natekereza ko Kiwewe yazi Kigali ariko Kiwewe mbona ko Kiwewe n'umupolitisi Kiwewe sinu bavuga u Rwanda hajya avuga u Rwanda Kiwewe suyi w'amatama Kiwewe uriya ukibashe wahoze ari Republican Guard siwe w'amatama w'inzobe urimo yamagana abasirikare bitera mu Korogo ngondere ba musicien kuri parade ngondere ba musicien nk'umusirikare wa FARDC ngo sirikare za FARDC baba muri ngabo bagute soda bivuga soda niko babita hari ngo usanga yagize ngo matashi mu mazi ngo ufite amatashi mu mazi ngo yisiga za hydroquinone ibintu nk'ibyo byose kandi nawe bigaragara ko nawe yisize ngo ondere ba musicien ngo nk'abahanzi urumva Olivier gihara ahangaha ushaka kwibaza n'abantu bakurikiye ibibaze u Rwanda rukunze kuba nka ruza hagati mediator wa Kongo na M23 niyo Amerika icaho bagakora ceasefire kandi M23 ikabona yabyubahirije ivuga ngo nta byizubahirije kubona yabyubahirije sibyo haba hari impamvu Kongo igize gutya yohereje general icyo nibaza hari ikiri buze kugerwaho urumva muri no minsi ishize hahuraga abakuru ba diplomasi ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ejo bundi Rwanda banavuyeyo nta rindi tangazo yize gute basinye sibyo uyu munsi haje igisirikare aje mu gihe indege ya Kongo bivuga ko ku munsi w'ejo yanyuze ku butaka bw'u Rwanda mu kirere cy'u Rwanda ni imwe simenye zaresha aje mu gihe ejo bundi kuwa gatanu umusirikare wa Kongo yarashe mu Rwanda akarasa mu birahure mu mazu y'abaturage no mu bipango by'abaturage no mu mazu yabo warabibonye Olivier sibyo ibi niko bize gute bimeze baje kuganira ku by'umusirikare baje kuganira ku ntambara iri muri Kongo baje kuganira ku mikorere yabo nk'igisirikare uburyo RDF yajya gutoza Kongo nkuko yatoje iza Mozambique baje kuganira kuki nkuko RDF yagiye kurasa ibyihebe byo muri Central Africa
kugira ngo Bozizé abashe gukora amatora no gukomera ku buyobozi nk'uko uyu munsi bimeze nako ntuza Touadera bimeze. Ese RDF igiye kubafasha kuko imaze n'iminsi traininga ingabo za Centrafrique ziri gusaza amakose. Imaze n'iminsi RDF irasa ibyihe byo muri Mozambique. Ese barashaka ko RDF ijya kubara Salem Ventura wenda baje guhindura icyerekezo. So ariko icyo nshaka kukubwira nuko kuba ibyo Uganda kuba leta ya Kongo yarahaye Uganda umujyi wa Butembo nk'uko bivugwa ibaze leta ya Kongo igize gutya ikora amabadiri ko kavuga ngo Rwanda tuguhaye Nord Kivu muyijyane oya uyicunge igaruke mu cyane iwanyu muhasubira byagenda biti ikibuga cya Gicura uvuga ngo amakuru turi kuvuga uyu munsi yahinduka icyerekezo kigahinduka abantu bya za discussion bakora mu masaro abantu aho bari hose byahinduka. Gusa icyo nizera cyo mu Rwanda bavuga ngo rucunge Nord Kivu abantu bari muri ko b'impunzi z'abakongomani ziba mu Rwanda n'ahandi muri Uganda muri Burundi zazigiye gutaha zazibonye umutekano dosiye zo kujya muri Amerika zaba zihagaze umutekano wabonetse. Ariko tukibaze biramutse bibaye Kongo ije muki so ndumva ari icyo Olivier se wundi we wakivuga iki icyo nakivuga kuko ibi bintu birimo amacenga menshi reka ngiye ntegereze nzarebe. Ariko ushobora gukora prohibition sibyo kuko kuba amacenga ni kimwe ariko we nk'umusesenguzi faze ya mbere faze turi kumvira hari impamvu rero ntashaka kuvugaho byinshi kandi ushaka ko mbivugaho nuko maje kubona yuko abahanganye bagane baziranye kuri byinshi abo hejuru abo hasi ku rugamba bakaba bagwaye gusa ni bya bindi ngo jya mbikubwira ukaririmba sijya nkibagirwa ngo bavuga amahoro bayishimiye uri inyuma bati bite ngo n'ubuhoro bagaseka bagahoberana bategeza gutaha ngo baratuma rukambikana. Kuba ingabo abajenerali ba FARDC bambuka Grande Barriere bakaza mu Rwanda ibyo ni ibintu rwose naba ngo ngiye byandenze uruma ejo nabibonyeho hari umuntu ufite amakuru y'indani rwose uruma ngo iravuga ngo we anyuzamo amantuza menshi kuko Kisaide ntaga mwita Kisaide mwita Helmut Ngereka urumva Helmut Ngereka ariko se kuki twe turabizi ni wabavuga urumva Ngereka uwo muntu Ngereka bavuga nanjye bibyo bicanga ngo yohereje ngabo ofisiye bo mu gisirikare cy'u Kigali mu Rwanda kamera zanjye zabonye arimo Christian Chiwewe Frank Tumba na Christian Ndaiweri bavuye muri hoteli Serena ya Goma mu gitondo ubwo n'ejo bambukira ku mupaka mu ibanga ryinshi bari muri Land Cruiser ya Fime bagana i Kigali. Iyi kamera zanyega ko ngo ndimo ngo sur place et enquête sur l'objet de cette mission cyabishakisha vraisemblablement Helmut Ngereka négocie en cours avec Kagame ngo ari kunegosiya n'ibanga na Kagame kandi n'ubundi byaravuzwe bibuke ko tujya mu matora muri campaign y'abakuru intumwa za Kisekedi zitasibaga i Kigali buriya ntabwo zasibaga i Kigali zarazaga ab'i Kigali bakavuga ati mutegereze kidogo turi mu matora yari busy so buriya ngo zagiye zihaza kenshi bagaragaza ko bari busy aho abantu bamwe basesengura iby'aka karere cyangwa se intambara iri mu kubera muri aka karere cyangwa se ibijyanye na tension politique iri hano muri aka karere bavuga bati nyamara amatora narangira u Rwanda ruva mu matora bamwe mu banyarwanda cyangwa abakongomani n'abandi bose bavuga amatora narangira mu Rwanda ashobora kuzagaragara impinduka nyinshi mu gihugu imbere mu Rwanda ariko no mu karere kuri politike y'u Rwanda mu bijyanye na diplomasi noneho bagahita bajya muri Kongo bati Kongo n'u Rwanda hari ibintu byinshi abantu bazabona hari surprise nyinshi bazabona zizagenda abantu baranikanzaho nye guverinoma isa naho igarutse ari yayindi kandi twese bari tuzi ko iyi manda ni impinduka niyo kuva mu kiragano kimwe tujya mu kindi twe tuzi ko azabona impinduka z'abanyapolitike. Unibuke ko mbere yuko gatoye ko amatora aba sibwo Olivier Nduhungire yagizwe minisitiri w'abanyamahanga yagarutse ariko yagarutse ko ntuza biruta yari mu bikorwa ngo byo kwiyamamaza we bisa ntabwo yabashaga n'ubu yo kuri mbuga nkoranyambaga ntago abahereka ntago wakunze gusubiza mugendo Nduhungire we yari ambasaderi gusanga n'ubundi bibazo yahoraga arwana nabyo yahanganye na bamuyaya nunareba neza Nduhungire he kuva u Rwanda mu karere kwanza kuva yajya mu buyobozi bw'u Rwanda umwe mu baminisitiri bahanganye nabyo urareba urasanga kuba opoza urwanya leta y'u Rwanda
bano bantu bakunze kwita ngo ni ibigarasha n'abandi Olivier bose ngo tubari mu ni terime nyine yaje ukuntu iyo bavuze ibigarasha hari n'abashaka kwikubitisha abandi wagira gutya turi ikigarasha nawe bakikwita cyane bakiri wavuga ati se ko ibintu bitagenda neza wenda ari nk'ibintu byananiye ntuza nk'umumeya bagatangira gukwegeka ngo yakorewe ntago ari ikigarasha ni abantu nyine hari abantu turega tugira n'abayobozi babaswa abantu badefanda ntuza ibyabananiye bakabidefandisha amakosa kuba bakagereka amakosa ku bandi ntibaba bose wavuga ibigaragara utu ni ikigarasha nyine ndavuga turugero mu bitwa opposition wenda tubare muri opposition y'u Rwanda ndungire basanga agahanganye nabyo kandi none ndahungiye bajya kurira mu karere ubwo ni politiki y'akarere uburyo u Rwanda rwagiye rugira ibibazo mu karere birimo kujyana umwuka mubi na Uganda umwuka mubi n'u Burundi kuva Kongo yabaho u Rwanda rwagiye rugira gute Nduhungirehe akiri na state minister kuva kwanza akiri na ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi Nduhungirehe yagiye agaragaza ibitekerezo bye asa nk'umurwanyi urwanira kuri social media yabaye umurwanyi urwanira kuri social media ahanini agaragaza burya n'impamvu nabo bantu kenshi bajya basa n'abatagira ijambo ku banyarwanda hari benshi barwanya leta kuko ari abambari ba guverinoma yahirimye ariko harimo n'abo muri iyi ngiyi bahunze ariko benshi ugasanga bafite utuntu tw'udukosa twa hano ni selfish nuvuga ngo habaho haraho selfish issues cyangwa se personal issues buri mwopoza wari uteje ikibazo n'uriya witabye Imana umwaka ushize wa musaza owe Rukokoma we yabaye muri leta ya Habyarimana aba no muri leta ya Habyarimana ntiyigeze ayibamo Habyarimana ariko yari mu bantu bagomba kuyobora yaranafite n'ijambo yayibayemo se ntiyayoboye Ferwafa yayoboraga ikigo bitaga Style na Ferwafa arayiyoboye na Ferwafa none se ubwo urumva hatariye ku mafaranga ntabwo yigeze aba minisitiri ariko yabaye minisitiri ko kuba muri leta Olivier kuko no kuyobora ikigo ni kuba minisitiri no se wavanga umudepite ntaba muri leta uwavuga ngo umuntu burya we niwe muntu wabonaga ashobora kuvuga akanenga leta yarayibayemo nta dosiye z'ibiceri bamushinja hano nta na jenoside muriho kandi akakubwira ko n'umuryango we washize bigatuma aho buriya ngo pferi n'ikigwari buriya aba ku banyagishoma urahazi mu Gishoma Gashonga hahoze muri komine Gashonga yose muri Nzahaha ubu ngubu komine Gishoma uretse ngo abantu barafite bishwe bazimuzira nyine urumva politiki abantu barayizira Olivier bitama ariko turashaka kugaragaza ngewe nashaka kuvuga kuri Nduhungirehe uburyo ari umufighter fighting kuri kuri diplomacy mpuzamahanga arwanira ndavuga ngo yaba ari minisitiri w'inamahanga yaba atari na minisitiri ubona ko akunda ku expressinga ntuza ideas zibe kuri diplomacy y'u Rwanda ndetse ni generation nshyashya se byo ko Nduhungirehe nta myaka 50 afite ntago mbizi ko atayifite ni 76 okay ni mutoya afite 48 ubwo nawe ari muri generation yacu so tuvuga ko amatora yagiye kuba yaragizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga kandi kuyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubundi yasanzwe avuga kuri ibibazo yarabizi so byagaragara ko hari impinduka zishobora kugaragara gute hagati y'u Rwanda na Kongo Olivier twagenda n'ahandi muri Uganda naho aravuga imishyikirano nibyo ndi kuvuga indege ya Angola iparitse ejo yari iparitse Entebbe itegereje aba delegation ya AFC iyo delegation ya AFC ikaba igiye kujya intuza destination ni Rwanda banagezeyo deja aho bagiye kwakirwa na perezida wa Angola ngo harimo abasirikare nabonye mbona ko ngo harimo abasirikare bakuru ba AFC n'abapolisi ba AFC bagiye Rwanda gukora guhura na Joao Lorenzo nuvuga ngo bamwe muri Rwanda abi Rwanda bamanutse Kigali baje Kigali DRC generals baje barimo abageneral ndetse n'aba polisi baje Kigali bose baje na Kisekedi mu gihe kandi na AFC nayo bagize gute nayo igiye hepfo yagiye Rwanda abo nta kintu mwumvamo kirimo Olivier bigaragara ko akantu gahenge
katigeze kagaragazwa igihe kazarangira. Icyambere maje kubona nicyo ni kimwe abanyekongo kwishyiramo Kenya na Ruto nta shingiro bifite. Barayishyiramo ahubwo ikigaragara bishyiramo abantu badafite naho bahuriye n'ibintu. Ngo ngurugero mu Rwanda ushaka kuvuga ko ntushobora gukodesha sereka ko hari inama muzagira. Eske sere zakuba zamuziga kuba iki n'iki byose n'iki ibyo byose ko ari abacuruzi ibyo babijyamo. Babahaye urubuga baraza barakoresha n'ikiganiro itangazamakuru baravuga n'ubu mu Rwanda ushobora gukoresha inama nk'iyo ngiyo mu bihugu bifite demokarasi. Urumva ko umuntu yagira icyo atangaza ntabwo rwose njye mbibonamo nk'ikibazo. Ubwo uravuga kwishingwa rya ikibazo reba Uganda banyuramo kuki batayivuga ariko umuntu Bertrand Bisimwa ageze Nairobi aciye hehe? Uganda bayitinya kubi. Uganda ubona abakongomani bayitinya kubi. Ntago bajya bavuga Uganda Olivier. Bakubwira ko Uganda iri muri game. So barabivuga abakongomani bo hasi masosiyete civile gutya Uganda. Ariko mu matangazo uzabona njika zakora cyangwa kiwe n'abandi ntago azavuga Uganda. None areba uzasanga none se ubu ngubu aba M23 bambutse bafite passport. Ahubwo se bagiye Rwanda bafite passport. Naye banzumbaze. Noneho turebe kwenda bambukira Bunagana. Betara ava Bunagana ajya Nairobi bakora iri accord ya Nairobi. N'abantu muri twirwano bari bafite passport. Ahubwo se ibintu byo muri politique ni ikibazo gikomeye cyane. Reka ahubwo turebe Olivier. Noneho barawo. Bano bantu imitwe yageze guhuzwa na William na Kenyatta nako na Kenyatta. Ex president wa Kenya. Imitwe yose twaje intwaro za PSR zafite passport na za Nyatura zose bagiye ku byangombwa byande ninde wabatereye buri indege hano Igoma baramuka bagenda ibakubita Kampala nako i Nairobi bakora inama baje barwanira amafaranga bararwaniye nye hari ibintu rero wibaza Olivier wibaza politique ni ibindi bintu ni game bivuga abo muri military bageze Rwanda ni ikikwereka yuko muri Kongo kumanipira umuturage byoroshye kwereka ko hano hantu wa mugani wawe harimo game harimo n'abapale none aba bapale kandi bafite icyerekezo batanga bavuga bati nibo bafite telecommand cyangwa bafite direction ati ibi bigende gutya ariko ngaho ushobora kwibaza iyo nakubwiye twibazaga nyine nakete Uganda ihawe Butembo imvire turakwinjira muri Butembo oya none sizabora nore kivuga ute kwivanga izabora ngo n'ubu ejo nahoze mbe n'ababivuga mu nahoze mbona ababisimwa batabariza nabo bavuga ku bantu bigoma nahe ariko nanye nkubaze yego uribuka yuko byebazo by'amateka ya Kongo hari hatuye Abagande uvuga muri make Uganda yagiye kurinda bene wabo Yesu ati wabimenye u Rwanda narwo ruzarinda bene wabo none se uriya nuvuga ngo hariya ni umupaka muri make bavuga ko ngo hari igihugu cya Kisangani ngo kizaba ari cyabongereza ari indagizo muri make Butembo izamurwa mukuru Butembo izamurwa mukuru oya Kisangani hanyuma Butembo kuva kariya yari yabaga Abagande ngo ari none se Kisangani igihugu kizitwa Kisangani umujyi wa Kisangani usigare atari umurwa mukuru ubwo Butembo nayo izajyamo nyine ntiyatari kabisa buriya Kanyabayo ngo si yo inzira nyuma na nyuma y'Abanyarwanda yewe Olivier ntiyatari ariko ubona mutwo tuje nawe uratubonamo hano hantu ugiye uvuga ngo abandandi ntibabana n'Abanyarwanda ntago bashoboka nayo mpamvu ubona abazarendo bakigera hariya byahise birangiye ntago bongeye kuresista bageze muri Rubero kandi urabona na M23 urabona ko yamaze kujya yasimami yagarukiye hari niyo ngiye kwigira imbere ntiyigeze igera muri centre ya Rubero nigera muri centre Kirumba niho yagarukiye nigera muri centre ya Rubero bivuze ngo irabigeze muri Butembo birangije Abagande barahahawe kandi abatoye batuye ni Abagande ntabwo ari Abagande bafite inkomoko muri Kongo bafite amoko nk'Abagande nawe amoko abandandi baje nyuma bo baje nyuma gutura hari ubwo nibyo nacyo ari cyo babivuze nyine meki hanyuma none ku rundi ruhande harimo inama iri kubera intuza Rwanda n'abari i Kigali ntibashobora kujya no kuri video conference byose birashoboka bivuze ngo uwabahuje niba Kigali haje umuntu wa Rwanda n'ubundi Rwanda gatwara FCK kerekera i Rwanda bivuze ngo
iyo connection niyo bashobora kurema uko igomba kugenda. Uvuga ngo script rega niyo tuvuga umuntu ufite script arayicurika uko ashaka akayigaruka uko ashaka. So byose tuzareba Olivier, ariko hari ibintu byinshi byo kwibaza kuri iyi mishyikirano, hari ibintu byinshi byo kwibaza kuri izi activities zihari. Olivier, se ubundi bwari twaba dusoje twasoreza ahangaha kuko tuzamenya ibiva byavuye Kampala na Rwanda, tumenye n'ibyavuye Kigali koko niba uko bihagaze. mbona iby'intuza bya Kigali tuzabimenya neza ibyabiremo, uziko kuri Kongo ntago bahishira kabisa. Muzabitubwira abanga bagira tuzabimenya bazabitwibwira. Hagati aho amakuru ntarabasha gutoza nuko babandi bapezanyaga bashobora kuba bacitse muri football mu Rwanda, ngo Ferwafa ishobora kuba irekuye gute guhangana n'amantuza n'amakipe. Ndayibona ngo impinduka amabwiriza agenga Rwanda Premier League 2024-2025 ingingo ya 8 igice cya kabiri ikipe mu cyiciro cya mbere yemerewe gushyira ku rupapuro rw'umukino team sheet cyangwa se feuille de match abakinnyi b'abanyamahanga batarenze 10 no gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga batarenze 6 mu kibuga. Ibyo se bizatuma football itera imbere mu gihe Ferwafa icurika ibintu kabicurukura uko ishaka. Rega n'ibyo umenye Ferwafa ntawe ujya urenganya. Buriya bakubwira ko ubona ayobora ntibajya gutora tuzi ngo nikana ko uzayobora se. Anabagaragara nka Munyentwari ajya kuyobora polisi yagaragara ko agiye kuyobora Ferwafa. Urumva ni ibintu nyine biraho. Ntiyigeze aba umupolisi, ntiyigeze afana, wenda iyo azanyuze mu magaju uruma twari kubyumva ariko ntibyari bushoboka. Polisi yagomba kugira aje bya football, ariko yaje aturutse muri ntuza muri polisi, ubonye aturutse mu ikipe ye tuzi nk'amagaju. Wasanga yarasezeye mu gisirikare ari intuza, wasanga se mu gisirikare yarasezeye ari mu polisi, byose muri gendarmerie ariko yagiye kwiga ahita agendera ko ababurugumesitiri mbere wamubuga haje reforme ayobora hari yayoboye ntuza Nyaruguru. Nyaruguru nibaza yarayoboye Nyamagabe. yatangiranye n'intara y'amajyepfo. Oya y'akarere yakayoboye akarere. Okay, meki twasoreza ahangaha rero. Reka dusoze Olivier, nishimira n'uyu mwanya tugiranye rwose, tugize ikiganiro cyiza. Ubwo abantu bagomeze gukurikirane, hanyuma nimero ubona munsi iri nimero iri kuri WhatsApp, iba no muri Momo ikorana na World Limit, ushobora gushyiraho n'aka weekend tukagwa neza. Ariko nuko dutera inkunga aka kazi duhoramo buri munsi n'urugamba rukomeye no gushaka amakuru meki biravunanye, ntabwo byoroshye, ariko Uwiteka azagumya kudufasha. Bizagenda bigenda neza gahoro gahoro. Yego.